Buganda yego n'amacunga n'imyembe na buriya butoryi butoya yego no kuvuga ngo n'ibirayi byose mbese ibihari byose uracuruza buri kimwe cyose ngenda kirangura ngacuruza n'izihe mbogamizi muhura nazo mu kazi mukora nta mbogamizi zihari imbogamizi ntazo kuko nta misoro batwaka hano yego nta kibabaka bisubiremo nta misoro batwaka pe ni ukuza ugashaka igishoro cyawe ugatangira gukora business yego kiriya biri mutanu katonda ngere ngamusendemera kandi wanazira bikamo bungi oba just utazabura bajye manyizira bikamo tujye kure kamera manje cyangwa reka abantu hari hirya ngo turi mu ryato ariko urabona hirya ku muza ku nkombe bayita ku nkombe ni ku nkombe yita mu Kinyarwanda uruba rwita urugongo yo wali yapande Meteo Boy Setilenzo CEO original ubu tuvugana turi ahantu mu gihugu cya Uganda twaje gutembera iri nko kuribona ni isoko naho urabibona hakurya ni mu baturanyi hari amazu duhindukiye hano hirya nko habona hari amazi naho urabibona aha turi kuri Lake Victoria. Lake Victoria ni inyanja nini ifata ahantu hagari cyane mu gihugu cya Uganda aho turi muri Kampala hagati ariko Victoria igera nahitwa Jinja ikagera Ntebe na ahantu hanini cyane Victoria igera ubu ngubu nko kubibona iri ni isoko ako ryo nyine nkuko twavuga ku mwaro ahantu amato agerera baje kwakira ibivuye hakurya cyangwa bafite ibyo bagiye kohereza hakurya ubu turagira ngo tuganireho n'abantu nka batatu ariko baraza kuvuga ururimi rw'ikigande ariko ndagerageza kubasobanurira mu Kinyarwanda yes ndizera ko abantu benshi bo mutara cyangwa bakurikirana Kabasi TV show abenshi muri mwe muzi ururimi rw'ikigande cyangwa mushobora gushisoja mukamenya ngo uyu muntu ari gusobanura iki so ndagira ngo tuvugane n'uyu mugabo wasizoriya sebo ubura mu bugamba butya baba nze bampita Renzo tuzana ku kitundu cya muturi wa wano bayitaho batya gaba learning site nyaga tunokere mu kamera mukuru wange wano bayitaho batya sebo ano tuli gaba learning site gaba kumware kitegeeza ko nyini embere tambolete wano mbera simbi mbera ndabe byo kurya muina wari amatoke wari wa mayuni buri kimwe ebyokulya bitulina mu bungi kwangera ebisinga biveri mabali g'ennyanja ku bizinga ne bijja kati leero tuli mu katale wano abalimi bazze balese ebintu tulina okugula kubanga kati guno mwale ebyokulya tulina mu bungi kale kutwaliza wamu nga bugora abagwa embeera eriwo ensonga ki kale gyo olaba gy'oyinza otunyonyolako nti ezisinga okunyigiriza omuntu wa wano oba enkulaakulana etambula etya enkulaakulana simbi eri wano naye kulana nungi kwange emirimu wegiri abalimi we bali amato tugayina ebyennyanja baliwo ababitunda kati kulana simbi twawulyako mu myaka egiyiseeko ndowooza obanga ebiri nga bannayuganda twogera ku nsonga y'empuuta empuuta tetuddamu zirya muzibe empuuta si bajja zitwalanga wabweru ekyempuuta kyogamba ndo ku mwalo gwegaba empuuta weeziri mu bungi era empuuta tetulina mu bungi kubanga era kati empuuta tetukyaziryanga edda kubanga kati empuuta bazitwala kati tetulina bye tusobola kulya kiryawo nti faba wano tulye ku mpuuta yegase era twasigalira lya magumba nga kikwatagana n'ekyo ekyempuuta nga tokitaddeko ebbali ensonga y'emirimu gyo weegiri emirimu gyo tukola emirimu mukola kati osobola kunfuna ku kaato baba oba oli muvubi oba okola okwasaganya mirimu ki toliiriyo nze nvuga abalambuzi ba passengers abagenda okulya ku ssente wali ku Island bagenda ku zi beaches ez'enjawulo yesebo webityo kati nze eryato lyerina wano tusobola ogenda noyimirirako wali ku lyato lyange so tuyitewa baba mujje wane kameramani gyatugende udakatinga njaga tumanye ensonga zino ziyimiridde zitya kadi wembukira sifu sigwayo sebo jja kunsula ate nga ewaffe nze mutaliyo akati yesebo nze ndi wali ato wano nze mvuga ba passengers balambuzi tugendako wali ku Mukono kwa Island yesebo waliwo obufo obw'ebbeeyi kati nga like Divine Resort Beach waliwo Motola Beach ye Mukono nze kati byendimu ebiti ebyabalambuzi era nsobola batambuzaako aba baagala otambula eryato lino ddungi nnyo terina tab life jacket weeziri liri ku mutindo
yingi ni nungi basolo kujya nembatambuzaamu ne tulambula ku Uganda nga wefaana mu byukuri nkuko byumvishe ikiganiro tujyanye n'uyu mugabo cyari gitoya mu buryo butandukanye ariko ndagira ngo wenda nkucira mu mayange musobanura akantu gatoya kagira gati twavugaga ku bijyanye n'amasamaki hari ubwoko bw'amasamaki bita imputa none imputa mu gihugu cya Uganda mu nyuma y'imyaka nk'ibiri byaje kuba itegeko ko nta munya-Uganda wemerewe kurya iyo samaki yitwa imputa ko bagiye kujya bazipakira bakazijyana hanze ariko uyu mugabo turi kumwe nawe nk'uko ubibona nawe aba ku mazi ndetse atwara abantu adusobanuriye ko izo mputa zo bazivuyeho ariko kandi kazi gashobora kugenda neza buhoro buhoro so twagira ngo dutembere muri Victoria kuko ntabwo waza ku mazi urye gutembera iki mu ryato ngo unanayakoremo nizere ko turi kumwe twese tugiye kuba ikiganiro yona kiraba kirekiro gato marageza kwihangana ko turavugana n'abacuruzi uyu ni umunyeryato katujyane nayo mu rugendo rw'iryato turi kundu bimeze masoka mwambaze ino je bayita life jacket ese bo life jacket oba oyambadde hot life jacket yange no hoti ese bo obera safe urungi nnyo hoti ese bo katika no kenso ko kwambaza ese bo tugenda mazi kadi wanombe fune oba funye obuzibu yes wenda tuvuge nk'aka kantu ko mwese murakazi keretse umuntu utaragiyeho ku mazi aka kantu murakazi akantu gakora nka prudence mu gikorwa runaka n'aka kagufasha kwirinda habaye nk'impanuka cyangwa kugira ngo wirinde impanuka nezere ko turi kumwe reka dukomeze tugende imbere mu ryato turebe isasu ko bimeze yes boss ubu ngo tuvugana tumaze kugera mu ryato nk'uko bibona nicanye n'uyu mugabo tugiye kujyaho muri Victoria Lake Victoria turi ahantu kitufunyo reka tuwe dutemberemo gatoya hano sibyo ato turatsimbuye wenda kanicere muri uruhande ndacyaka ariko muri bumbone neza kuko tugezemo akabazo tugeze na kari technique control there you know ako nago twe ducika intege kubera ko ubu ngubu just tugiye ko iryato ryanze kwaka riratse ubu ngubu tuvugana aya mazi ntuyite ayo kuri muhazi dore ko mwanzengereje aya mazi ntago ari kuri muhazi aya mazi nkuko yabona ahantu bita Gaba ku Mwaro ahantu nyine haparika amato atandukanyije ibintu bindi n'ibindi ubu nawe urabibona ko tugiye kugenda ko ntabwo tugiye kujya kure bitewe n'impamvu kakadisebo mbadenge agarakubuza ko kati wano turi ndaba engeri yo kugira wari wongeri yo musenyo cameraman sokoraga abantu musenyo guri yonna mirimu gya ku Mwaro katogwe bayita omusenyo gw'ennyanja uriya ne mucanga w'inyanja na business za ku Mwaro zose nakazi abamato kati wali bavubi bapakinga awo betuli ba passengers tulambuza abantu yesebo kati bano ba musenyo kati wetuda kwa ali emabege wali abatunde ebyennyanja era tugenda tulabe empuuta za kuzaza ubwo nukuvuga ngo tugiye kubanza dutemberemo muri iryato nko kubonyura mucanga n'umucanga w'inyanja nabo bacukura hano ku Mwaro wa Gaba none tuva gutembera hano hirya tugiye turahita dukora iki tujya ahantu bita mu masamaki mu ruganda rw'amasamaki ubundi ahantu bayapakururira tuganire nabo batubwira ukuntu ayo masamaki bayashyira hirya no hino bakayigezayo ese igihugu cyose kigakora iki kikabona ibyo kurya bijyanye n'ibivuye mu nyanja mu gihugu cya Uganda ndetse n'ibindi bihugu byo ku mpande bitandukanye so ubu ngubu tuvugana nayo sembera baba nkuko bibona nyine ubu ngubu ngiye bampaye ka life jacket meze nk'umuntu wambaye prudence ntago mba nteganya kurwara ibirwara bitandukanye ubu nubwo nabwo mu mazi nta kintu naba so ndagira ngo dutembereho gato ntabwo turi bujye kure cameraman ndagira ngo reka abantu hari hirya ubu turi mu ryato ariko urabona hirya ku ntuza ku nkombo bayita ku nkombo niba ari sinzi ukuntu babyita mu Kinyarwanda yako nyine nawe urabona yuko hari ahantu ari sawa hari n'abaterana amangumi hari hakurya abantu bafite umutekano mwinshi amafaranga arahari ubu abangaba nk'uko babona iryo ryato rikora taxi hari abavuye ahantu bitwa Mukono ubu baje Kampala ariko baciye mu ryato then turakomeza gatoya cameraman ndagira ngo utu tuntu twose ugende dufata neza abantu tubasobanurire Victoria ni ikintu kinini ubwo iyi beach nk'uko uyibona ngiye bitewe nuko mpazi aha ngaha bahita kuri Gaba beach
Gaba Beach ikaba ino Gaba Beach hari hirya hakaba hari Keke Beach then mbade yakatwale ko kuwari kugundi baba tukome wano nandi yakade soke twetorore mukwana wetu de wadi techete akakongera mu kino kitukoze kimara aha ubwo ngubwo nko kwibona nyine ibi biti nko kubibona mo hari hagati navuga ngo hari hirya no kuvuga ngo hari niho bogera ntabwo wemerewe kwambuka ibi biti ngo garuka inangaha kuko inangaha harimo ingona harimo n'ibindi bisimba bitandukanye so ubu ngubu ndakeka ko Victoria tumaze kuyitembera wenda ntabwo turi bujye kure cyane bitewe n'impamvu z'iki z'umwanya dufite mutoya ndiye twagira ngo tujye ku bindi bintu bitandukanye tuganire n'abahinzi abazana ibyo kurya babikuye hakurya hari n'ababyoherezayo hari abaroba amasamaki hari abayohereza mu bihugu bitandukanye nabo tuganireho turebe wagwane Itiyo Boy Setilenzo ntuve kuri Kabasi TV show kandi menyesha na mugenzi wawe akore subscribe uyu ngo twari tugiye kumugonga ahubwo habuze gato urumva urabona ko ubwo aragiye ubwo hari ibintu agiye kuzana hakurya cameraman wa muntu mufate rya tureba ni Victoria ubu riragiye rigiye hakurya niriva hakurya rirazana ibintu bitandukanye by'ibicuruzwa ndetse ni harimo n'ibyo kurya yes nkuko nabikubwiye ngo turakomeza dutembera ahantu hatandukanye ubu tuvuye mu mazi nkuko ubibonye ariko no tujye gukora iki tugiye kujya hano no bakarangira ya masamaki nakubwiraga amasamaki uiva mu nyanja ugahita uyiriraho ikiri fresh bayikaranga ikiri nzima ndagira ngo tugendane twembi kugira ngo tubone aha hantu ukuntu hameze okay nkuko ubibona nyine ubanza guca mu myenda kugira oya don't cut ukaza nkuko ubibona hano ubanga tugeze nkuko ubibona nyine na ahantu hakora iki bagurira amasamaki aha ubu ngo tugeze ahantu bita ku mudara w'ibyenyanja ubwo nko kubona aya mafi arakaranze ariko abakaranze nyine bayajugunye mu mavuta aha katugere ko na isoko deke wale bari se wasuzotia urungi sebo uburamu bwambashi sebo bibosi tukusanze ku mwaro gwegaba yesebo emiri mujyo kwasaganya kusika byenyanja yesebo ebyenyanja byo biri mu beyi tuberaho nebiri kitundu soko turage jango no turage wedano boto turage size na sendemeka ebiri aha nkuko ubona isamaki iri fresh ni 5,000 by'amanyarwanda ari emitwaro 2 aribyo 20 by'amagande katwegere hirya tureno no kuri isamaki yindi wagwane aha atende yameka ebiri kitundu yesa kitundu aha ubu ngubu iyi ngiyi nkuko ibona ko ari nini iyi ngiyi hera hirya ni 3,500 by'amagande imitwaro 35 by'amagande noneho mu manyarwanda ni 10,11 aha hadisebo umuntu wabayaga rofundeke nyanja ngakiri fresh ngakiramu no kinyika mu buto ngatukirabako kisoboka sebo nuko ndamubajije ngo isamaki ikiri nzima ashobora kwinshira mu ki kwinshira mu mavuta ikiri nzima arambye ati nta na kimwe kidashoboka hano kuko amasamaki aba hari kandi ari fresh amanyane dobozi gwanisebo yeze Anton tunura mu kamera yeze Anton emiri mu gitambura giti hano gaba gitambura bulungi ebyenyanja mufuna tufuna nembe mputa bagibagana mputa ye yabbe ebula emputa ebula bubuzo bagitwara mawanga genjawulo era mawanga tetujiriya naffe tujagala tetujiriya emputa ye cyaganye muri kimucyari kungege ate mare yo eberaho ebisigare binawe ebiri ekadogira kumfuna ekyenyanja nga kiri fresh nizera ko muri kurikira ikigano nyine ndikuvuga indimi zitandukanye gusa yagira nshishamo ubu tuvugana agiye kunzana isamaki ikiri nzima ahita akora iki ahita yinkubita hano cameraman ndagira ngo ntembereza no gutya hose tureba abo bantu urabona ukuntu ibintu biba bikorwa amakarayi hano turi mu ruganda rw'ikarangiro aha hano bakarangira iki amasamaki mwana mwara wa Sizotia oburamu bugamba butya amanyane dobozi mukwano amanyanze beti mukwano ukora muri muki ndabye nyanja otunda bibisi bisike ebibisi na ebisike byonna ate umuntu wawe yagare kinyanja nga achifunira nga kiri fresh nga cyakava mu nyanja kisoboka muzeyi wanje utandikira ku beyi kimukwano beyi yo nebera utandika gumu kitundu ndabagu banga kiri yo mazengo usike binyanja sibanga tene ora bamwe chuka yo buramo wenkurakurana werise
Kansfenti tugenda kwagira ko ona abe tugenda kwagira ko cyo nakubwiraga ati abantu mu by'ukuri hano ku mwaro wagaba akazi karagenda neza amasamaki barakaranga abakiriya barahari natwe twahageze nka Kabasi TV show niyo mpamvu tuba ngo tukwereke hirya no hino imibereho igiye itandukana ko nkweretse nk'ahantu duhagaze buri muntu wese arakora ntabyo uvuga ngo isuku ngo ibiki nkuko ubibona uyu munigo uramubona nyine ko bari kumukatakata bamaze kumukatakata kandi urabona ko hakurya hari kwaje hakurya nabyo nta kintu bitubwiye rwose abe na gitoya twebwe gahunda ihari ni ukurya amasamaki abo bose nkuko bahabona ntahantu bakarangira amasamaki so akana kandi gace katugaruke mu kandi kanya tubanze twiyakire yamanje iyo kamera ayo gutyo na recording n'ubundi okay nkuko ubibona nyine imishinga ndayitangiye zamure yose n'ibijumba biri fresh kuko icyo kijumba urumva iyi ni imirambo uruba rwita urugongogongo iyi ni urugongogongo ubu nsoje kubirya ya samaki nk'uko yanganaga dore amagufa yayo imirambo uyu wari umutwe ariko abana b'abasore mwirinde kujya murya imitwe dore murabona hari uwondiye iyo uriye umutwe birakugaruka umutwe mvuga mwawumvishe mw'abakuru ubwo cyeco ukareka nkarabyeho gatoya ikintu kinshimisha kuba n'abakobwa nuko banga kudukarabya twarabashatse bagakarabya abakiriya bagiye kubahereza 5,000 niba uzi kuri umukobwa ukora mu kabari kumanya ko uzi ko udakarabya sheri wawe ukajya ukarabya abakiriya nka barenzo okay by the way ntari bitu uraza gakatinga gusubira aha then kubw'amahirwe nk'uko mubizi Kabasi TV show dusanze abanyarwandakazi babiri nk'uko babona umwe afite ibyo ari gucuruza n'undi afite ibyo ari gucuruza ariko bo ntago bari buvuge ikigande ahubwo turagira ngo tuganire mu kinyarwanda ko numvishe bakize anti wiriwe yego wiriwe ute mama niriwe neza ahangaha turi bahita ngo iki turi Gaba muri Uganda Gaba ku mazi yego Gaba ku mazi Gaba ni igice nyine nk'uko bakita Gaba tugira ngo tubwire turumva uvuga ikinyarwanda baturutse he Irubavu baturutse Rubavu hagana he Gisenyi aho ngo Brasserie kuri Brasserie ahubwo numva ukunda amazi wowe wavuye mu Rwanda ku mazi uza Uganda ku mazi yego wow akazi karagenda gatera ducira mu ncamake karagenda neza nkuko mubibona ubu bucya tuba twabyutse saa 9 z'ijoro nibwo isoko ritangira ubwo rero bucya ubwo ibya mbere biba byarangiye ibingibi bya nyuma turi kujya tubona umukiriya umwe niko dukora ariko urebye imikorere yo mu Rwanda cyangwa Gisenyi kuri Brasserie n'ahangaha muri Uganda Gaba urabona hari itandukaniro ririmo cyane nose ko amasoko yanatangira nijoro yego mu Rwanda akaba ari ku manywa bikaba ngombwa ko umuntu ataha kare ariko inahangaho ni amajoro dutangira saa 9 z'ijoro urebye nyine inangaha amafaranga yaraboneka yego yaraboneka none waje nahangaha mu muhe mwaka mazanga umwaka umwe kuko naje 2023 ubwo ruvuga ngo wazanye n'umuryango cyangwa waje wenyine nasanye n'umuryango umuryango urawutunze cyangwa ufite umugabo ugufashaho mu mibereho ngenda cyari umukobwa reba muri kamera hariya mama wanjye yesu we mbega umwana umva akora amanimero yawe njyewe sibyo niba ukiri umukobwa rwose uramereza nimero bisaba kubitekerezaho birasaba kubitekerezaho kandi nayo ndahari nta kibazo twakomeza tuganire so nk'uko ubyumvishe rero uyu ni umumama umwe amazina yawe ntabwo yatubwiye amazina yitwa Ndemanti ni Farida n'ubundi Rubavu baranzi ni Farida ni umusitari Farida Rubavu bose baramuzi bamwita Farida umupaka wa Grande Barriere hose na Petite mtoto wa kwetu wabaye ku mupaka wa Grande Barriere yego wakoraga iki nakoraga ibintu byo kuvana ibintu muri Kongo ngabisana mu Rwanda wari umucori
umva bya ibintu serious uvuga ngo wari umucori ako birangije ubivamo uza kwicuriza ubutunguru mu gihugu cya Uganda. Yego n'amacunga n'imyembe na buriya butoryi butoya. Yego no kuvuga ngo n'ibirayi byose mbese ibihari byose uracuruza. Buri kimwe cyose ngenda kirangura ngacuruza. Ni izihe mbogamizi muhura nazo mu kazi mukora? Nta mbogamizi zihari, imbogamizi ntazo kuko nta misoro batwaka hano. Yego nta kibabaka bisubiremo. Nta misoro batwaka pe. Ni ukuza ugashaka igishoro cyawe ugatangira gukora business. Yego dore nta stress ihari nawe urabibona. Ndabibona rwose ndahakanda nahazi najyana natemberaga. Reka tube turetseho Faride turaza kumugarukaho nyuma mu kanya gato tubaza tuvugane n'iki cyuho cyangwa se kuri kure yanjye ukabyara. Hano hari ukuntu wagiye kure cyane ubu sindakugeraho none ko. Aha Imana ishimwe. Shimwe cyane rwose. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Aha ngaha turi kuri Kabasi TV show. Wowe bakwita ndamazina yawe? Amazina yanjye banyita Umutesi Jackie. Reba muri kamera. Amazina yanjye banyita Umutesi Jackie. Yego. Nkaba ndanga muri Gaba nyine nanjye nkaba nkora. Gaba bantu ubwira abantu wenda bumva Ikinyarwanda. Gaba iherereye? Gaba iherereye muri Kampala. Yego. Ahantu ku mazi, ahantu ku mazi, ahantu haparika amazi. Twagita nko ku Mwaro. Ni ku Mwaro nyine. Aha hantu muri Uganda mazemo imyaka ingahe? Uganda naje 2009. 2009. Eho hamaze igihe? Hamaze igihe kinini cyane ariko nyine nsubira mu Rwanda rwacu rwo navukiyemo kuko nawe wibagirwa iwabo. Of course ni why. Ubundi Mwongereza novuga ngo home is the best. Okay. Mu rugo no hambere heza habaho. Cyane kuko n'u Rwanda rwatubyaye. None ndashaka kugira ngo ubwire abantu gato aka kazi dusanze mukora. Niko kabatunze. Kazi niko kadutunze nako katubeshejeho. Ufite umuryango? Mfite abana. Bangahe? Mfite abana 3. Wow. Urabatunze cyangwa bamwe ntabwo bari na? Bari kwa papa wabo nyine twafunyemo ikibazo cyuko tutumvikana nyine. Ibyo nibisanzwe nkamisa ya mbere rwose. Abana nabo ubwo babana nasi? Babana nasi ariko mbishyurira n'amashuri. Yego. Urebye imibereho y'inaha ngaha nkuko umaze imyaka myinshi ukabona n'imibereho wari uriho mu Rwanda cyangwa se ukuntu imikoranire ibihugu bitandukanye ukoreyemo wowe nkawe beti urabona itandukaniro rirahaganaye? Itandukaniro ry'inaha ngaha ni uko ikintu cyose cyushatse ugicuruza nta muntu uguhagaze hejuru, nta misoro yo batwaka myinshi irenze uko turi hano mu isoko nk'uko tureba nk'ubu ngubu iriya ni business yanjye ndayishyurira 2,000 kuva mu gitondo mpaka nimugoroba. Wow. Nta kibazo ndi gukora kandi ukikorera amafaranga yawe? Nta kibazo pe. Mana yanjye. Kandi nkanishyura n'inzu y'20,000. Makumyabiri by'amanyarwanda? Imitwaro 20 y'amagani. Ubwo ni 80,000 by'amanyarwanda? Cyane rwose. Ucuruza utu dutunguru ndeba hano? Ibyo n'ibirayi rwose nta kibazo. None nihe nama wahereza abana b'abakobwa bari mu Rwanda ndetse n'abari muri Uganda? Abana b'abakobwa ntabwo bashaka gukora, abana b'abakobwa barashaka gukura, ntabwo bashaka kwikorerera. Nihe nama wabagira barumuna bawe? Ngewe inama yo naha abavandimwe banje b'abakobwa babayeho haba ari ababyariye iwabo, ntabwo ari ukuvuga ko bakoze nabi, ibyo bibaho na accident mu zindi. Cyo n'abantu uko bava muri biriya bintu byo gusabiriza bakava mu bintu byo kwifata, bakava mu bintu byo gukura abahungu bo bakishyiraho nkabo hamwe bakajya mu matsinda bakiguriza amafaranga bakiteza imbere bagakora. Twari turi kumwe nande? Na Mutesi Jackie. Mu by'ukuri yari Mutesi Jackie. Reka kubw'ikiganiro kutakigira kirekire cyangwa amasaha dufashe, reka tugere no mu bantu bacuruza amasamaki nko nabikubwiye. Uyu Betarama nimero ye nzangira muganirize no munamukenera nzamugara mu kiganiro gikurikiyeho. Beto urakoze cyane kandi Imana ikomeze guhumugisha mu byo ukora byose. Umwana w'u Rwanda ariko ntabwo atubwiye mu rugo nahagana mu Rwanda we. Kayonza umurenge wa Mwiri. How are you Kayonza? Turaturanye muri abaturanye na Kabarore na Gatsibo na Kabasi byose. So uri umwana w'Ikayonza. Turagushimiye cyane kudereza umwanya no kuduganiriza n'inama utanze kuri barumuna bawe. Imana ikomeze kwagurira mu byo ukora byose. Kaducange Imana ku Kabasi TV show.